n'abo bana bari kurokirita uretse ko ari n'abake gusa ntabwo bashobora kuba bake kuko burya FDLR ni ideology. Ntabwo FDLR ari umuntu wese ashobora ntose ntabwo uzi ko basankara se nuzi ko bigeze kuva hano bakayirojuwanya. Donc iyo ideology yayo rero nicyo kibi kuko hari n'abashobora kuva hano bashutswe cyangwa inda yaruse cyangwa babaye abameke yenda kuyobozi buri wana. Niyo mpamvu icyo nagira inama gusa no seroma n'abari hariya n'abari hano kuko hari abajya bava hano ujya wumva amakuru wo baza Gisenyi za Byumba ugeze kumva umwarimu wari umwarimu ari akava yakajyayo. K47 report bringing news so fast, updates talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K47 report, K47 report. N'abo bana bari kurokirita uretse ko ari n'abake gusa ntabwo bashobora kuba bake kuko burya FDLR ni ideology. Ntabwo FDLR ari umuntu wese ashobora ntose ntabwo uzi ko basankara se nuzi ko bigeze kuva hano bakayirojuwanya. Donc iyo ideology yayo rero nicyo kibi kuko hari n'abashobora kuva hano bashutswe cyangwa inda yaruse cyangwa babaye abameke yenda kuyobozi buri wana. Niyo mpamvu icyo nagira inama gusa no seroma n'abari hariya n'abari hano kuko hari abajya bava hano ujya wumva amakuru wo baza Gisenyi za Byumba ugeze kumva umwarimu wari umwarimu ari akava yakajyayo. Nabagira inama ko twatashye tutaratsinzwe twatsinzwe nuko twabonaga ideology nta gishobora kuzatugezaho. Nagira inama yo kureka y'ababyeyi n'abana cyangwa n'abo bantu bafite ubundi muri FDLR harimo abantu bazi ko batagaruka mu Rwanda kubera ibyo bakoze. Donc bakoze ibyaha bavuga bati nisubiro nzabishirwa. Abo rero abashaka kugira protection ni ukugira abo bana babahingira babarwanirira iyo barwanye bakabahenda nk'udufaranga. Urumva hari abantu bajya bibeshya burya FARDC iyo ufashe FDLR ugafata na FARDC ugafata na Wazalendo c'est so régime ni impanga nabaye retired ku ntambara y'amasasu narayiretse. Ubu ndimo ndahangana n'intambara y'ubukene yo kwiteza imbere. Ubu urugamba ndimo ni urugamba rwo kwiteza imbere. Ibi byose nkora ntabwo ndeba ngo ndacumbagira. Gucumbagira ni mu mutwe cyangwa kumugara ni mu mutwe. Mfite ubumuga ariko ntabwo mfite ubumuga bwo mu mutwe. Aha ni mu Rutoke. Ubuhinzi nakubwiye ko nkunda kugira ubuhinzi ariko nkakora ubuhinzi buba buri civilize buba nk'urutoke ntabwo nduhingamo ariko nta bindi myaka nteramo kugira ngo havemo igitoke kigaragara. Urutoke n'urwanjye naho wigiye hano hino nakwereka igitoke kiba kirimo uburyo kiba kingana. Ona iki gitoke ntabwo ari igitoke cy'inzagwa ahubwo ni igitoke kiribwa. Ubu iki ngiki iyo ukigurishije kimwe gishobora kubyara nk'amafaranga kiba gifite nk'ibiro nibura iyo kimaze gukomera kiba gifite ibiro 100. Nitwa Gashugi Faustin Kunde navutse mu 1967 mvukira hari komine Nyakizu ubu ni mu karere ka Nyaruguru ubu ngubu mu ntara y'Amajyepfo. Nize amashuri 6 abanza nyuma niga segonderi ku Gisenyi. Nyuma ya segonderi navuye ndangije imyaka 5 yisumbuye Gacuba ya kabiri nagiye kwiga naratashye njya mu rugo mara umwaka umwe mpita ninjira mu gisirikare. Ninjiye mu gisirikare muri 86 jirira i Bugesera nkora se i Bugesera ndangije amezi 6 njya mu Bigogwe. Mu Bigogwe nkorera brevet ya komando ndayirangiza
nirangije nkora examen, umuntu wari warakoze wari warize secondaire ndatsinda, njya i Kanombe muri compagnie de bâtiment militaire, donc compagnie yari ishinzwe ubwubatsi bwa gisirikare. Hageze nize ubwubatsi, nyuma na ni specializa muri electricité, donc nize ubwubatsi nyuma niga n'amashanyarazi. Narahakoze ndahaba, nyuma muri 1993 mbona mutation mu ishuri rikuru rya gisirikare, donc yari kije ariko ndi mite muri SM, École supérieure militaire. Mpajya nk'ushinzwe amashanyarazi yo muri iryo shuri rikuru rya gisirikare. Ndahaba, nyuma naje ku jenoside yakorewe abatutsi ibaye, kubera ko twari ishuri twarimutse tuva i Kigali aho ari muri kan Kigali, ahubwo tujya ku Kigeme. Nimukanye rero n'abanyeshuri turagenda njya ku Kigeme, turahaba. Guverinoma y'abatabazi maze no gutsindwa, tunatsinzwe natwe abo twabanaga ba officier general, bamwe bahise bagaruka barujwanya Inkotanyi, twe turakomeza tujya muri Kongo. Tugeze muri Kongo twinjire mu kigo cya Panzi, bamwe bajya Burongi bajya gukomeza imirimo ya gisirikare, ariko jewe numvaga bona abo twarimo tugendana tutari guhuza kuri bimwe na bimwe. Nahise nkomeza njya mu nkambi y'impunzi yitwaga Kashusha, iri hafi ya Kavumu, y'ikibuga cy'indege cy'Ikavumu. Narahabaye mpaba umuturage nk'abandi basanzwe, nkora akazi ko kwirwanaho nk'impunzi, ariko nk'umuntu wabaye umusirikare kandi w'umukomando. Nahise wari warize ubwubatsi, njyewe nakoraga akazi ko kubaka amazu mu nkambi y'impunzi, kubaka amashitingi, ndetse rimwe na rimwe nkanakora, nkajya no gupatana ibiraka mu bazahirwa. Narahabaye mbona amafaranga biranamfasha ndetse cyane, ariko nyuma tuza n'ubundi inkambi aho zisenyewe, kubera ko hakorerwagamo ibikorwa bimwe na bimwe byo kuza gutera ibitero shuma mu Rwanda, kuza kugira gute. Ubwo dutsinzwe rero nahise dukomeza turagenda, tutaraverse Equateur, Mbandaka. Tugeze Mbandaka njyewe nahise nkomeza njye Brazzaville. Ngeze Brazzaville muri Congo Brazzaville, cyari igihe gikomeye, twageze n'ubundi naho hari intambara. Perezida Sassou Nguesso ashaka gukuraho Perezida Lisuba. Tuhageze no kubera ko batwakiriye bashaka no kudufasha. Urumva uyuhunga ukagira umuntu ubona ushaka kugufasha, bahise badushyira mu gisirikare cyaho cyitwaga Cobra. Ni igisirikare cyari nk'abaruberi ba Sassou Nguesso, twanamufashije kugira ngo afate ubutegetsi. Twafashije rero Sassou Nguesso afata ubutegetsi, tuba mu gisirikare cyaho. Nyuma haje kuba igihe Kabila Père ashaka gusubiranamo n'abamufashije gufata ubutegetsi, bari bayobowe na Fandi Kabarebe. Rero yaje kuturokirita aho twari turi muri Congo Brazzaville, tuvayo tugaruka muri Congo Kinshasa, turwanirira Kabila, naho twemeza atubwira ko azadufasha kugaruka ku butegetsi mu Rwanda. Twararwanye, turakomeza, turakombata, kugeza ubwo abo bamufashije nyine bagarutse mu Rwanda. Twebwe tuguma mu gisirikare cye. Harimo ibice bibiri mu gisirikare cyo kwa Kabila ku Banyarwanda. Harimo kote yari kuri kote ya Rwarakabije muri FDLR, hakaba cyangwa foka, hakaba na kote yabaga direct ikorana na guverinoma ya Congo Kinshasa, yari yowe na Kabila. Iyo niyo nabagamo rero. Yarwaniye Kinshasa, maturaza tuza Lubumbashi,
tuza za pepa pweto za mutotomo yaho hose nakoreye, nabaga spesialuma muri etat major tactique yakorwaga na Mudacumura, ariko nyemana na ndi muri escorte witwa Mugaragu, ari chef wa escorte ya Mugaragu. Nyuma haje kubaho ko twari imirimo ya gisirikare yarakomezaga, twaraformaga, twafataga abasivile bavaga mu nkambi, abandi bakava bakaza tukabaforma. Igisirikare icyo gihe cya arirede cyangwa FDLR yari mu gace ka guverinoma, cyari igisirikare nk'ikindi, kuko twari dufite soutien ya guverinoma ya Kinshasa. Twarahembwaga, twabonaga imyenda, twabonaga ibiryo, ikintu cyose twagihabwaga na guverinoma ya Kinshasa. Buri kwezi baduhaga umushahara wanye n'amadolari 100 kuri buri musirikare wo mu troupe. Igihe rero cyarageze, bagendaga mbona uko ibintu byifashe, nkabona sanova, ariko no gukurikira amaradiyo, wakurikira amaradiyo wakumva bari mu Rwanda bagarutse bariho neza, kandi tukareba n'intambara twariho, tukabona umuntu urumva nkani bwo twagezeyo niga proto 1 niga proto 2 niga neze ngira ku rwego rwo kwa officier, kwiga kuba officier, ariko ko nagiye nzamuka mu magrade kugeza ubwo ngera ku ipeti rya sergent major. Ariko nuko twigaga nkorana analize, sanga intambara turi kurwana nta kishobora kutugezaho, kandi sanga ahubwo amahoro, icyo tuvuga ngo turarwana kugira ngo tuzajye kubohora u Rwanda, sanga ahubwo twebwe turiyo nitwe tuboye. Ndashatse uburyo bwo gutaha, habaye icyo bita gufata abasirikare désarmement et désengagement, bakasubiza abantu bakabajyana za Kamina kugira ngo bitegure kuzabagarura mu Rwanda. Bageze birananirana, ahubwo habaho gushaka uburyo basanga etat major ya mbere yariyobowe na Rwarakabije mu ishyamba, ko dusubiranamo n'abakongomani, tuzurongera ahubwo nabo turarwana. Bonye ukuntu turimo turarwana n'abakongomani, Mugaragu na Mudacumura nabo ubwabo ntibumvikana, barashaka kurwana. Hariya hari ikibazo gikomeye cya Kiganduka, ugasanga niyo uri umusirikare wo mu majyepfo, mu byara amajyepfo, ku Butare, Gitarama, Gikongoro, Cyangugu, hakazamo na za Kibungo, ntibagufate nk'aho nawe waba uri kimwe nabo, bakumva ko umunyaruhengeri, umunyagisenyi n'umunyabyumba ari we wagira faveri kurusha abandi. Na Kigali ngari hazagamo uduce turi favori. Nari ibyo byose rero nsanga nakurikirana amakuru, kuko iyo najyaga Lubumbashi nakurikiraga amakuru, nashobora kubona n'abantu ntajya Kinshasa nkabasha gutelefona, sanga mu Rwanda ahubwo hari amahoro kuruta n'ibyo turimo turwanira. Njye mfata icyemezo cyo gutaha. Gutaha rero ni icyemezo gikomeye, kuva muri FDLR uvuga ngo urataye, ni operasiyo iruta kuba wakwataka ahantu hari umusozi uriho na za Burende. Icyambere, iyo bamenye ko ushaka gutaha barakwica. Icya kabiri, uganire nawe ushaka kumubwira uti twataha, ashobora kukuvamo. Bisaba rero ubwitonzi. Rero nabikoze ubwitonzi, nateguye gutaha hafi umwaka wose, nagenda nganira n'abantu, cyangwa se nagera nk'Lubumbashi, twagiye nk'Lubumbashi mu nama cyangwa twaruhutse, hari ubwo twarwanaga, twakora agatendo, Kabila kaduha nka rupo yo kugira Lubumbashi. Hari ubwo yigeze kuduha 5,000 by'amadolari, twabohoje abazimbabwe babafatiye za Mutotoma n'ibikoresho byabo, turarwana turababohoza, atwishyura umushahara w'umwaka, duha amadolari 5,000. Abakoze ku gatenda bahano na rupo kujya kwidetana. Muri ayo mafaranga rero nibwo nabashe nkabaza uko byifashe mu Rwanda, nka telefona. Nagiraga hari abantu benshi twari tuziranye bo mu Rwanda, nagiye mfasha nkabahisha, cyangwa se baba bahungiye muri Mirikorine nkabagemurira. Nyuma naje kumenya amakuru ko bariho,
nkajya mbahamagara tukavugana n'abari i Burayi. Nari mfite n'umuvandimwe wabaga i Burayi akagenda ambwira amakuru, mfata icyemezo cyo gutaha. Nibwo muri 2001 nafashe icyemezo cyo gutaha. Natashye tugeze ahantu kure cyane, twari tugeze aho Kabila avuka, twambutse umugezi wa Rubarama, turi hafi Kabaro. Mfata icyemezo aho kugira ngo dukomeze tuza muri este kurujonya ba Rubarakabize, je nahise mfata abasirikare hafi 60 n'abasirikare, dusubira muri zone dushobora kubonamo gari ya moshi, tugatega indege tukagaruka mu Rwanda. Naje bita Ingwene ni hafi y'Ikabaro, basanga abasirikare bari bahari b'abakongomani, babwira ko twe tutarimo turwana. Nubwo yenda nuko mba binyuzemo byihuta, byari n'operation n'ubundi. Twafashe abasirikare bamwe igice kimwe tugisiga inyuma, ikindi tugishyira imbere, je nditanganya imbere ko nari nziranye n'abo basirikare. Najyaga njyaho gukora icyo bita ubucuruzi, ravitaillement non conventionnel. Ravitaillement ni igihe twajyaga kugura nk'amamesa, tukajyana nk'indagara, tukagura amamesa tukayazanira ubumbashi, bakaduha amafaranga, y'amafaranga akavamo ibyo kurya by'abasirikare. Cyangwa tugafata nk'indagara, ibyo bita bisense, tukabivana muri Lac Muelo, twabiguraga n'abarobyi, twebwe tukabijyana za Kasai habayo nyine ntibahinga bo ni diyama gusa, tukabijyana tukabicuruza. Abo rero twari tuziranye abo bakomanda nabo twagendaga tunyuraho rimwe na rimwe kugira ngo badufasirite muri ubwo bucuruzi. N'iki hari ubwo byabaga ngombwa ko tubaha, hari n'ubwo twaguraga y'amasasu, imbunda. Izo operation byatumaga tugenda tumenyana. Rero nasanze yo wari uriyo, wari komanda wategeka bateye yitwaga Hurusi, ni perezida, umubwira ko turi abasirikare benshi dushaka gutaha. Je nyoboye igice kirimo gishaka gutaha, ariko nayo mubwiye tactiquement nazanye, ubwo nari ndi kumwe na 60, mubwira ko inyuma hari abandi 60. Niba shaka ko dutaha tugataha neza, tutarwanye turagenda nabo bazazi, ariko niturwana turarwana nabo bazi. Kubera ko twabarushaga imbaraga burya abakongomani, n'ubu ubona bavuga ngo bararwana, ntabwo barwana n'abanyarwanda. Ingabo z'u Rwanda natwe baradutinyaga, nkaswe ingabo z'u Rwanda ubu ziri occupé. Rero nibwo batwemereye, bahamagara Kinshasa baduha gari ya moshi, baduha train iri special, iradufata ituvana aho Ikamina, ituvana Ngwena, itujyana aho bita Ikamina. Ni kure cyane kuko ni urugendo rukorwa nk'iminsi 4 kugenda amanywa nijoro, kuko ni muri kote ya Kasai. Twaraje rero tugera Ikamina, tugeze Ikamina tuhasanga abasirikare bari bahari, baduhamagarira Kinshasa no bahamagara abo muri Monique ivugana n'i Kigali, nyuma tubona baduha indege. Jewe natashye n'indege, nta muntu wamfashe, abo nafashwe ngo ndegute natashye ku bushake, numva ko nshaka gutaha kugira ngo nze mu gihugu cyabyaye, ndeke kwirirwa nirukanka cyangwa ngamije gusenya gusa. Ndaza rero ngeze mu Rwanda i Kanombe, baradufashe twakira neza cyane. Ibyo twakekaga tubihinduka, ahubwo tubona twataye igihe. Batujyanye Mutobo, tuhageze byaradutangaje kuko twumvaga ntitwagera, tuzahamara itere tugafatwa nabi, twagira gutera ko tuhageze. Nkuko bamwe bavuga ngo Mutobo ni ikigo gikora lavage de cerveau, ahubwo twasanze ari ikigo gikora augmentation du cerveau, kuko twarize amahugurwa turaniga. Ibyo wize ubishyize mu bikorwa. Cyewe nafashe ibyo nize nongeraho ibya Mutobo, nibyo bimfashije kugeza uyu munsi. Ndi umugabo, nkubwe ngo ndi umugabo, mfite intuze zo kuba ndi umugabo, marigereka ncumbagira, ariko mfite ibikorwa niteje imbere. Mutobo rero nyuma y'amahugurwa twamaze amezi 3
ibyangombwa ndetse baduha n'inkunga dushobora kwifashisha, dushobora guheraho tugeze hanze. Baduhaga icyo gihe impamba, bakaduha n'ibikoresho by'ibanze dushobora kuzifashisha tugeze mu rugo, cyane cyane ko twabaga turi hazero nta kintu dufite. Nkatwe tuva Ikamina nibyo ntababwiye, yenda tuhagera baradusatse kugeza ubwo baduha n'imyenda mishya, bakagusaka ku buryo tuvayo twavuyeyo nta n'ufite n'idolari na rimwe, kandi twari dufite amadolari, dufite amazahabu, amadiyama twahishe, ariko abazerwa baradusatse ku buryo badushyira kuri zero. Twaraje rero, nageze mvuye mu Togo nahise njya iwacu muri Nyaruguru, aho mvuka nyine Rusenge, usanga bashiki banjye babiri bari bahari, ariko nabo bari ku murongo wo hasi cyane w'ubukene, bakaba baba barapfuye n'abana, ariko nta murare, dutangira zero. Amasuka nayo nahawe nyashyira hasi ndahinga, ntera amashyamba, ngira gute. Nyuma y'igihe gito hari umuntu nari narafashije muri jenoside, wari inshuti y'umuryango. Nagize amahirwe mvuka mu muryango iby'amoko utarabyitagaho, donc navutse nderwa zamuka nzi ko umuntu ari umuntu, umuhutu, umututsi, ibyo ari nka etikete cyangwa itike, ariko ubundi umuntu ari umuntu, kuko hari ibintu burya mu Kinyarwanda habagaho ibyo kubandwa. Iwacu muri Nyaruguru aho tuvuka iwacu hari abaturage basanzwe bafite abantu babandishije b'Abatutsi, dufite natwe abana babanzwe babyarwa mu mandwa n'Abatutsi, donc umuryango yari cyane, bakanabatizwa. Hari abo babyaye muri batisimu b'Abatutsi n'Abahutu, ibyo byari byarivanze, byo twari dufite inshuti ku buryo bwose. Muri abo rero hari abo twari twiganye twabanye hano i Kigali, hari abo narahishe muri jenoside cyangwa twasuranaga, rero basanze iwacu muri Nyaruguru. Mboneraho n'umwanya wo kubashimira cyane cyane rwose. Baraza baramfata barambwira bati, kuguma hano mu giturage ni mu giturage ushobora kuzagira ikibazo, ngwino tujye i Kigali, mu mujyi ni mu mujyi. Ubwo urumva iyo habayeho jenoside abantu bamwe mu mitwe abantu bari batarabyakira, ati umuntu ashobora no kuguhohotera, cyangwa nawe ukagira uti wowe ngwino. Ntabanza i Kigali, ndabanza nkorana nawe. Umudamu sinatinya no kumuvuga kuko ndamushimira, yitwa Mukarubuga Asira, umurezikapi wa jenoside, ariko yangiriye neza, Imana izamuha amahoro n'umugisha. Yaramfashe yanjyana, ndabanza mwubakishiriza korotire. Nyuma yo kumwubakishiriza korotire, aba bagiye kubakisha amazu y'abana b'imfubyi bafashwaga na Vega. Umwana mwubaka inzu i Kanombe, mwubakira inzu i Kanombe, babona ni nziza, ni impeccable. Ndi kuhubaka nibwo hari abantu bakoraga muri biriya by'imihanda, bakora mu byo bita himo, uburyo nkoresha bahita bamfata, nkora muri kampani yabo. Harimo umuzungu wakoraga umuzungu wari wazanye projet yo muri Union Européenne, yahise amfata